incamake kuri Secret Lovers cyangwa abakundana rwihishwa. Izi ni incamake zatambutse muri episode ya 7 aka tujye gutangira na ka episode ka 8. Bibutsa gukora subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo mujye muryoherwa n'utu episode tuzagenda tuza turi imbere. Ndabizi bamwe mwatangiye kugakonda ndabibona. Mukomeze mugakunde kabisa tureko hari icyavamo. Muribuka hano Josephine ahindukira areba Henzi abona Henzi yageze muri urugo. Gusa tubibutse mutwihanganire uyu twitaga uriya twitaga Rena yarahinduwe haje mu ndi mukinnyi mushyashya ntibibatungure n'uwasimbuye Rena. Josephine agikubita amaso Henzi yahise avuga ati karabaye. Noneho si uyu muhungu yageza ese Mana kuki ibi bintu binkoze kweri ko narakubwiye ngo uzambabarira umutipe nazahinguka kuko ibintu byahita biba bibi none akaba yaje. Mana ubu noneho ndabigenza umva se umeze neza ngaho. Ubwo ni wa mukobwa wasimbuye Rena wese urabaza iki hano nese wasaze kuri kwivugisha umva mbabarira umva iruhande icyo kunesha umutwe. Umukobwa aramureba caho. Tugaruke hano Henzi ari kumwe na Fred ati mva musore nganye negenda ubutunganya hariya nta ribi nanjye ngiye kuba ndi kuruhuka nese bose uyisha nshaka kukubaza ikintu kimwe bose. Okay ngana ribi mbaza uriya mukobwa mwavuganaga ninde? Uriya yitwa Josephine. Uriya turenda gushyingiranwa gusa nyine turabana tu. Muniga yumvishe none se hari ikindi kibazo? Oya nta kindi kabisa gusa nibyo nakubazaga. Ariko Henzi asigarana ikibazo. Umva sinimba hari ikintu ushaka kumenya wambwira. Oya nta ribi wakwigendera. Bosi wacu Fred ahita yitambukira ariko Muniga bamubwiye ko uriya mukobwa Josephine, wibuke Josephine akundaga n'uno mutipe bakiri irigiriya nimba ari mu cyaro nimba ari mu mujyi sinzi muri ya presse nyine kwa Josephine. Mutipe yumvishe ko rero Josephine asigaye akundana n'uno Muniga ndetse ari n'umugore we arababara byatara umujinya uramwicaye ikinyamenya arikaraga ndica umuntu arikaraga byatanje vuga ati noneho ndamuhitana anjyana mu baby ntago bivamo. Aho yari agiye gukora ahise abyihorera amanuka n'umujinya mwinshi nimba agiye kwica umuntu araza arabyimba ubona ko byamubabaje byatare. Mutipe anjyana umukobwa ntago byumvikana se barateretana. Umva iyo mbimenya uriya mutipe nari kumureka uno Muniga akamukubanya ijosi ntago ne kwirwa mukiza nimba byari ibi. Iyo menya ko ari umugabo wa Josephine yaraje hano haza wa mukobwa wacu muramuzi wifitiye ubumuga araza yegera no mutipe murabizi ntavuga ntanumva karaje karisetsa. Hano wundi wasimbuye Rena nawe araza arahengereza tangira kubareba zuminga. Gakobwa nako karaza hano ntacyo kari buvuge murabizi ko kifitiye ubumuga. Nese umukobwa atangiye kwivugisha nese harakwagira ngo harimo ikibazo barase barateretana. Josephine nawe araza hano aromboka buhoro buhoro mumbaze ngo hari mu biki yinjiramo hano nuko komeza ahengereza sinzi plan afite. Yamanje kubona ko umva ntago nshaka ko mama azamenya ko Henzi ari hano. Use aramutse atubonye ko noneho byaba ibibazura ndagirane ahubwo ari kwivugisha. Hano tugaruke naho urabona ko Josephine ibibazo byamubanye ibibazo kuva yabona Henzi ko ari muri uru rugo. Hano wa mukobwa yaraje aricara Henzi nawe araza mugira iruhande ntazi nimba atavuga araza aramubwira ati bite mukobwa
nakubajije ngo bite, ndakubaza ngo bite ugaseka. Ako se nshaka kukubaza, Josephine amaranye igihe kingana iki na boss wawe? Uyu nawe aribaza ati ariko se bariya bo bateretanye kuva ryari? Umva se, uriya mukobwa Josephine ni inshuti yanjye, ni umukunzi wanjye, nari naramubuze none naje kumushaka. None se bamaze igihe kingana iki babana we na Fred? Umva nimba udafite gahunda yo kunsubiza mva iruhande wanshinze. Ahita agasunika yakabazaga akakanga kumusubiza. Uyu nawe akomeza kubibazaho ati se noneho ko batangiye guhirikana bari gushwana, we ntazi biri kujya mbere. Mutipe nawe asigara aha, umukobwa nawe kumusunika araza hano uko azana wa wundi wahengerezaga yibaza kuri byinshi nawe aromboka utamubona mu rutoki rwose. Tugaruke hano Josephine na Fred baza kuganira. Mva mama arasinziriye ntagire umuntu umukangura, cyanyine tubure aba yarushye reka yiruhukire. Iyi ndabizi aba yarushye, mama aba yakoze ibintu byinshi. Ese ko nzi ko hano haba abantu benshi, wa mutipe bagiye nyine Rena ari hariya hirya. Ese wa mutipe waherereye uwuhe mutipe? Ndavuga wa wundi wagutabaye, ubwo ari gushaka kuvuga Henzi. Shatse ngo uriya se arebyeyo hariyera yagiye se ko nari nzi ko ari gukorera hariya. Nkibuka ko wa mutipe yahise yivumbura akimara kumenya ko yari umugabo wa Josephine. Sha munota mike yari ari hariya, ariko ubu sinzananyarukiye. None se mwigeze mufata akanya ko kuganira? Mubaza iki? Ngo nawe kuba muva wenda umubaza nk'ahantu yaturutse, hanavuka nyine tu ngo umenye aho akomoka. Nyine yarambwiye ngo yibera hariya mu mujyi, ngo hari umuntu yaje gushaka inaha. Ubwo rero niyo mpamvu ari hano nyine, ngo hari umuntu yaje gushaka. Ese yabwiye ko hari umuntu ngo aje gushaka? Fred arakomeza, Karebu. Josephine biramutangaza, barareba baba. Ese uri guhamagara ninde? Wa mutipe niko yitwa Karebu? Ni iki kiri kujya mbere ra? Use Henzi yaba yarahinduye izina? Ko yaba afite plan ndendera. Gusa nyine arankoreye, kubera iryo zina bose yararizi, yaramuka arivuze byari kubibazo. Gusa ubu ikibazo kimwe nsigaranye ni mama wamubonye ahita, niko wewe washakaga gukora iki? Niba iki wari ugeragezaga gukora? Ubundi wowe urwaye mu mutwe? Kubera iki wari ushatse kwica bosi wanjye? Ariko urabizi ko mudateretana. Umukobwa ahita ahindukira araza. Umva wewe washakaga kwica bosi wanjye? None se wansabye gukora iki? Nyine nibyo ni inshingano zanjye, niko kazi wampaye. Warambwiye ngo ntabwo ushaka. Umva ncecekaho. Warambwiye ngo urashaka amafaranga y'uriya mu boss, kandi amafaranga ye ntabwo uzayabona akiri muzima. Nimba ushaka gutwara imitungo ye rero wakabaye ureka nkakora akazi kanjye nk'uko wakampaye. Ubwo rero nta mpamvu yo gukomeza kumatiriza, reka njye nk'iri cyo gukora. Umva noneho nkubwire wa muhungu we, uriya mutipe utazongera kumukoraho, ngenda mukunda. Urumva? Ubwo rero iyo wibeshye ukamwica, wari kuba unyangirije ubuzima, kubera ko uriya ni my love, urukundo rwanjye. Atansiyo rero twigarukira. Umva mama arasinziriye, ntuyibeshye ngo umukangure sha. Ndabizi mama mugenda muhubaguza ibintu, ariko se ubwo wibagiwe ko atumva? Sonisha nawe ubwa byagucanze sha. Nyine tumva numva ntameze neza, n'umutwe umeze nabi, biba byancanze. Umukobwa arigarukira, nuko yiciraho n'akadobo. Simbaze nimba agiye kugura akanyama. Kanya gato wa mubyeyi nawe arakangutse,
haye karabaye. Josephine arikanga avuga ati mama ari buhita abona Henzi bibi bibazo, ariko sinshaka ko amubona muri uru rugo. Mama kubera iki uhise ubyuka aka kanya? Umva wa mukobwa nyine araje arankangura. Tugaruka ahangaha babandi bapanze umupangu mubisha baracyari muri diru. Umva njyewe aho kugira ngo umitemo amafaranga nahitamo urukundo. Ubwo rero ngiye nkunda Fred. Narakubwiye ngo umuntu ntashaka ni Josephine, ntabwo nakubwiye ngo ni Fred. Josephine niwe ntashaka, naho Fred we umugendere kure. Ubwo rero nimba ibyo bikunaniye umubwire ndebe undi muntu mpakazi. Umva tongera kuvuga gutyo kuko Fred uramutse umuhohoteye. Mama subira mu nzu nawe, dore nari naguteguriye ibiryo kandi oya bizane ndabirira hanze kuko niho hari akayaga. Oya mama hanze haba hari ibintu by'imibu nawe, reka dusubiremo imbere ari ujya kurira. Fred araseka ariko Josephine ubwo mama wawe uri kumubwira utyo nuba ubona ko ashaka kwirira anirebera akayaga. Aha sha nyine nibwo nimba ari uko abihisemo igora atagenda umuzanira ibiryo yirire aranisonzeye. Oya mama naze mujyanemo imbere mufitiye surprise, ahita amucikana abizi ko afite ubwoba nyine ati Henzi aramutse hunanye na mama bya bibazo. Nese uriya mukobwa buriya yari ari hano ahamara iki? Sha sinzi ahantu yari aturutse nyine, gusa uriya mutipe agiye kungira nabi nagiye kubona mbona umukobwa ufite ubumuga nawe ari hafi aho ngaho sinzi, ariko nakubwiye ngo uriya mukobwa si wo kwizera. Kumba umukobwa nawe ari aho hafi ntumbaze ngo ibye ni ibiki, gusa ubona ko nawe ababaye wagira ngo hari ibintu biba byamubabaje tutazi. Nimba aba yabyumvisha inkuru zose yazikurikiranye, yaraje hano aricara aratuza tangira kubitekerezaho. Ntumbaze ngo ukatangira gutekereza ariko uriya muniga wari wishe bosi ko nzi ko namubonanye n'uriya mukobwa ubu ntiharimo cwe. Abitekerezaho arongera yibuka ukuntu uwo mutipe yamuciyeho akamwibonera agasanga yigeze n'ubundi kumubona ari kumwe na Rena bari gupanga diru. Buriya karasa agatego, ariko sha nungutse agatekerezo abaragurutse. Umva nyine reka turebe ukuntu twakwigira mu rugo kuko hano hantu harakonje, ariko nyine byikomeza kukuremerera. Nyine uriya mutipe yarantabaye ubu ntago nabigira, ariko wa mukobwa ntago mwizera. Uriya mukobwa utavuga, umukobwa utavuga nawe baraje n'umujinya mwinshi wawe agira ngo agiye gukubita umuntu urushyi, araza arabatumbira bombi ahita kururuyo aramushikanuza ati weno hano cishwa. Amera rwose nk'umuntu ugiye kumubwira ati uriya mutipe wari wishe bosi ko nabonye muziranye ni nk'aho ari ibyo yakamubwiye. Umukobwa nawe ubwo buramwica avuga ati karabaye. None se ko ndaguhubanuza agiye kukubwira ibiki? Hari ikibazo mufitanye? Hari icyo niko reka si we ndi kubaza muri gupfa iki? Umukobwa ufite ubumuga ahita yigendera, nta kintu yavuze, gusa yashikanuje uno mukobwa ameze nk'ufite icyo ashaka kumuraburaho. Nimba atamurabuye ubwo nyine agende yipfire nabi. Tugaruke hano. Umva hari ikibazo. Narakubwiye ngo wa mukobwa yaduciyeho utavuga ashobora kuba atuzi ko kare yaje akampubanuza akagenda akanjugunya iriya nicaranye na bosi. Yampubanuje rwose ngira ngo ni intambara ibaye, gusa nta kintu yambwiye, ariko nyine kumwitondera. None se ubwo ugiye gukora iki nyuma y'uko ubonye? Ugiye gukora iki? Ubundi se we nakubwiye ko utazagaruka ahangaho tutarakemura bino bibazo, ubundi kuki wagarutse aha? Umva ngiye mu gihe akazi kanjye ntaragasoza. Oya funga umunwa wawe, ntabwo nshaka ko uzongera kuvuga Fred. Uwo nakubwiye ko ari Josephine nakubwiye Fred gusa. Umva no kubera iki we watinyuka kumvugisha gutyo? Nimba warampaye akazi
mu gihe ntararangiza akazi kanjye ntabwo ukwiye kumvugisha gutyo. Asubire wewe, ngende umunyamwuga mu kazi we. Tugaruke hano Fred ritambukira hano nawo Josephine we ibibazo byamubanye ibibazo uko ari kubona Fred ari kuhita agira ngo agiye guhura na Henzi amubwira ukuri kandi ibyo nibyo adashaka. Ubwo baramwicara akurikirana avuga ati umugabo wanjye agiye hera ubu ntagiye guhura na Henzi bakibwirana bakamenyana kakaba kambayeho. Kumana we anizamfashe Henzi ntazabwire Fred ko twakundanaga. Fred yaraje ageze hano ahura na Henzi we yari yarakaye atagiye no gukora ibyo yakagombye gukora. Josephine hano nawe akomeza gukanura avuga ati kambayeho noneho mwana untabare ko nibandamuka bahuye bakaganira biraba ibibazo. Naje yububa nk'undi wese uri mu mafuti ufite n'ubwoba ufite icyo yikeka uko amera nuko abangaba bose mbabarira ntabwo nakoze nyine ibyo nakabaye ndi gukora ariko nyine tu umva nari bitu wasanga wenda ibyo wari urimo byari ingenzi. Josephine akomeza arahengereza sha nyine tu none se wa muntu waje kureba waramubonye? Wapi ntabwo ndamubona. Ni umukobwa? Ndabyumva sha. Ni umukunzi wawe? Yego. Urabimwemera ko ari umukunzi we gusa icyo atazi ni Josephine ashatse kuvuga. Sha nyine tu ibihangane kuba utaramubona. Ndabizi ko biryana kuba ufite umukunzi ariko ukamushaka ntumubone birababaza. Ariko nyine tu komeza ushakisha hari igihe wazamugwaho ntabikaze. Yego nyakubahwa. Leta yitambukira. Josephine zamwakiye ari kwirukanka nk'umuntu rwose byacanze ahubwo mu kanya ari bunasariremo akomeza kwitsimba umugabo we. Arangije akubita amaso hano abona Henzi nawe ari hano umujinya uramwica ati mugingo araza nyibarishwa ubusa niwe wanjyaniye umukunzi yarangiza kaza mbaza ubusa sike. Hano Josephine araturamye n'aba bana babaga bagiye kwiba ibigori usanga baraturamye. Ako mana yanjye ubuse Henzi ntiyaba yavuganye na Fred akamubwira ukuri? Mana mbabarire we ore ntubinkore kuko biramutse bimenyekanye Fred yahita angurukana yahita nyirukana ubu noneho najyayo. Ntongeye asubira inyuma vuga ati wenda wasanga ntacyo bavuganye reka ariko mbyizera. Nuko arirukanka asubira mu rugo nguwo narenze. Nuko ahise agera mu rugo ikubagaho acunga nk'umuntu wibye ibiryo by'umwana rwose. Garagare ko adatekanye mu mutima we buriya abizi iyo waciye umuntu inyuma cyangwa wamubeshye ko bimera iyo avumbuye ukuri ntabwo biba byoroshye. Akomeje abundabunda nk'umunyamafuti wese nubwo umutima we udatuje ariko nyine tu bibaho bino bibaho. Hari igihe ukunda umuntu nyine ukabona by'urukundo ntibishoboka akaza undi akagira atya akaba akurushije imbaraga nuko wa wundi wa mbere nawe agakomeza kukwirukaho ariko wari warafatishije ubundi buzima ugasanga nabyo biri kubangamira babiri yaba uwakunzwe n'uwakunze ugasanga ni ibibazo aba ari intambara. Nk'uyu mukobwa ndabizi abantu mwahereye kuri episode ya mbere muzi impamvu y'ibi ngibi. Abizi ko uriya mutipe wamukundaga nawe akunda undi uwo yakundaga aza kumureka akunda uriya wamukunze ariko uwo bakundanaga bakomeza kumukunda. Mukurikirana episode kuva ku ya mbere kugera kuri iyi nibwo musobanukirwa impamvu y'uno mukobwa.
ageze hano arakomeza aracunga aravuga ati mana yanjye we nimbona mvuye muri ibi nzagukorera ubuziraherezo. Abantu bajya batanga amasezerano batazabasha gusohoza hejuru y'amafuti yabo. Yaraje nk'umwana mwiza yitonze kandi avuye he kure. Tugaruke hano Henze yahise amugwa gituma ako kanya ati karabaye noneho kambayeho. Henze akimukubita amaso nawe avuga ati umukunzi nashatse imyaka n'imyaniko muguyeho noneho kanze mbanze mugwemo. Araza arambura amaboko agiye guhobera Josephine arahirika ati aho wamuswa we, kubera icyo uri kunsunika Josephine? Umva nakubujije, kubera icyo uri kunsunika se? Umva ndashaka kuva hano, urashaka kuneza abantu wowe ko uzi ko tutagiteretana, ariko njye naje kubera wowe. Waje kubera njyewe? Umva mwana wikwibagirwa ibyo twavuganye, urabizi ko twakundanye kandi na n'ubu ngenda cyagukunda. Kubera icyo ushaka ko, ariko ibyo twasezeranye twari tukiri abana, ntabwo rero biratwa, ntabwo byari bikomeye. Ubwo rero ushatse wava ahangaha ukareka gukomeza ko. Ako Henze urabizi nyine ndi kukurinda, ntabwo nshaka ko uya icyaba cyose njyewe ntabwo nakirengera. Nimba ari uriya mutipe mukundana, njyewe niteguye kuba nahangana nawe ku bwawe. Umva ntabwo njye nzongibeshya ngo mve ahangaha, nzava ahangaha ari uko wongeye ukambwira ko nkunda. Waretse gukomeza guhatiriza, urashaka kunkura ahangaha kandi nari narigira amahirwe, wambabari ukava ahangaha. Henze yahise amukurura ati njyewe mvahasha nakubonye. Nuko episode ya 8 yarangiye, utegereze episode ya 9 uko bizagenda. Urabona ko bigeze kure kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.